yajya nakubwiye kuri mwiza urakoze iyo umuntu akubwiye ko uri mwiza hajya ngo biba bimeze gute iyo umuntu ambwiye ko ndi mwiza numva nyine nzakira gute nzakira ko ariko wowe yabibonye nawe uzi ko uri mwiza aya ntabyo nzi iyo umugabo akubwiye ko ari mwiza wumva ashaka kukwendereza cyane nyine umugabo yabikubwiye uba wumva nyine ko hari impamvu babonye ko uri mwiza ubaye mwiza imbere niyihe mpamvu ubwo gute niyihe mpamvu waba akubwiye ko uri mwiza niba ubuze impamvu ambwiye ko ndi mwiza hari ukuntu ashobora kumbwira ngo ndi mwiza ashaka kugira binyice mu mutwe yego ibyo ambwiye byose mbyemere kuko nyine numvise ko yamotive ko ndi keza iyo umugabo akubwiye ko uri mwiza urabikenga rero kuki utagira wisiga za make up kandi n'agasatsi n'inatirere byose niko ntago bimvamo ntago mbikunda uri umusirimu rero nk'abandi aya ntago ari byo bivuze ko umuntu aba ari umusirimu cyangwa atari umusirimu ahubwo biterwa n'ibyo umuntu akunda agasatsi uri umurokore agasatsi impamvu nkafite ndigerega ngenda mu restoration mu gihe se kitari icyo kwiga ubu gafite kangana gutya nshobora kuba nkafite cyangwa nsutse make up yindi wenda yaba itari ku ishuri ntago nzisiga tuganire ku biki ni ibiki wumva tutaraza kuganiraho nk'ibintu wumva bikomeye tutaganiraho like sex ibintu bya sex ntituze kubiganiraho tubivugeho kubera iki si ngombwa nta bitekerezo mbifiteho imibonano mpuzabitsina kuki udashaka ko tuza kuyivugaho kandi ko mu rubyiruko ngo muyikora impamvu numva tutayivugaho nuko numva nta bitekerezo nabivuga ushobora kumbwira ikintu simbona igisubizo nguha wigeze ubikora se ahubwo ari naho duhera oya nta n'abantu bajya wenda bashaka kubigushoramo abantu ntabwo babura kubigushoramo ko turi urubyiruko ariko nyine ugerageza kubyirinda tukaza rero kuganira nk'urubyiruko sibyo ibyo byose dushobora kuza kubivugaho kuko ni ibintu biba mu rubyiruko nubwo wenda ntakubaza ngo umaze kubikora kangahe ubanza ibyo byo nta kintu byadufasha ariko ibyo buhanza turaza kubivugaho reka dutangire rero nizere ko abantu bameze neza mu bice bitandukanye utarakanda subscribe na ukamenyetso k'umutuku hanyuma video zikazajya zikugeraho mu buryo bwihuse turi kumwe n'umwana mwiza cyane amakuru yawe amakuru yanjye ni meza witwa nde amazina yawe yombi n'imyaka nitwa Uwase Alice mfite imyaka 20 mfite imyaka 20 utuye he Mubyayi Alice tugiye kuganira ku ngingo nyinshi zitandukanye ariko cyane cyane zibanda ku rubyiruko nk'umuntu w'umunyeshuri bakunda kuvuga ko ngo urubyiruko rw'ikigero rudashobotse reka duheraho naho niko bibona oya ntago ari bose bamwe na bamwe nyine ntago bashobotse ariko hari n'abandi bashobotse ntago wafata ngo abantu bose ngo bashyire mu cyiciro kimwe nkaho urashobotse ndashobotse tubwire ni iki gituma uvuga ngo urashobotse abandi badashobotse ubundi baba bameze gute ubundi ukuntu abantu bavuga ngo bamwe ntibashobotse n'iki ni abantu ni kwa kundi urubyiruko rwifata rukishora mu biyobyabwenge ubusambanyi ingeso nyinshi zitari nziza urumva muri sosiyete ntago byabura yego muri ibyo byose nta na kimwe urakora ntacyo hari abahungu mwigana duheruka kuganira barambwira ati twagerageje no kunywa ku matabi urumva mu myaka y'ubusore umuntu ahura n'ibintu byinshi ati n'inzoga pe weho n'iki uragerageza cyane cyane mu mico yangwa ariko ukavuga ati ikintu naragikoze tu nanjye byambayeho muri ibyo byose nta na kimwe uri inyangamugayo cyane uri umurokore yego ku izina cyangwa mu bikorwa nzuga ari ku izina muri byose wiga mu wa gatanu ku myaka yawe ugezeho reka ariho duhera urubyiruko rw'iki ngo rusigaye ruhura n'ibishuko byinshi bitandukanye abakobwa bagatwita inda zitateguwe kuri weho ubona ari iyihe mpamvu ituma abakobwa cyane cyane bari no mu myaka yawe no hasi yawe batwara inda zitateguwe impamvu ya mbere ganire wumva wisanzuye rwose impamvu ya mbere hari ukuntu ubundi hano hanze hari ibishuko byinshi ushobora guhura n'umutipe afite amafaranga menshi noneho hari ukuntu abakobwa nimba ari ubwa mbere babibonye kuri ibyo bintu akamwereka ibintu by'ibitangaza birenze akamwereza nk'amafaranga atigeze abonaho akumva ko nyine
ari wewe none bikamutera kuba yaba sibwo navuga ngo yabaye bikamwangiza mu mutwe agashiturwa nayo mafaranga abonye bigatuma yumva ko nta kintu yamwima. Tuganire kandi tuvugishe n'ukuri sibyo ni ibintu bisanzwe binabaho. Wowe ku giti cyawe imyaka ugezeho nta musore uragushukashwa muri ubwo buryo yagushutse niba byarabaye? Oya kunshuka nago yabura. Abatipe benshi hari ukuntu akubona kumva nyine akagira ngo uri wa wundi uwo ari we wese yabona akifatira uko abishaka. Ntabwo yabura. Wowe uri muntu ki? Njye ntabwo mfata uko ubishaka. Gute rero ibanga ryawe niriye ku buryo uvuga ati njye nta muhungu ufata uko abonye kugera ku rwego rw'uko yambwira ngo turyamane akanantera n'inda? Erega ibintu byose ni umuntu ubigiramo uruhare. Njye rero iyo mbonye ariyo papa sikuzanye ndakureka. Kandi ntabwo umuntu atinda kubibona. Ubibona gute? Kuntu bibona umutipe uzanwe n'ibyo ngibyo ntabwo bitinda atabikubwira. Akwakitingira utuntu tukumotiva kuba wamukunda cyane byihuse vuba vuba. Byigeze bikubaho? Tubwire byagenze gute ku buryo uvuga ati uyu muhungu ndabona atanyifuriza icyiza ariko mbivemo? Tubwire nk'inkuru rwose mbarira. Inkuru? Nk'inkuru mbarira no ibyakubaye. Nano ni muri 2019 hari umutipe twari duturanye yari umushoferi noneho akajya ahantu hose ngiye nkabona arahansanze simenye ibyari byo. Nari cyo gena mfite agatelefone k'amatushi bangira ali cyaka kukwatsa uva ku matushi akaza nka saa 3 z'ijoro akamamagara ngo ali gusohoka ngo nkwereze telefone nkumva nyine nibyo ni ibintu ari kumatiriza cyane numva ko atari ibintu byiza kandi n'amakuru nari mufiteho ntabwo yari umuntu mwiza ntabwo yari afite inkuru nziza muri societe. Gute yari umuntu mubi gute yaryaga abana nkuko mukunda kubivuga? Yego azwi ibintu nk'ibyo ngibyo. N'umuntu kubonanye nawe arakubwira uriya muntu ntabwo ari mwiza. Atagiye kukurangiza. Byagenze gute rero yajyaga akubwira ati ngwino nguha agatelefone? Yajyaga bimbwira danga. Hano rimwe mwigeze kujya guhura? Igihe twahuye face to face twawe par accident. Twawe mvuye gusenga. Nta kintu na kimwe yigeze gukora ariko kirenze. Ntacyo. Sibyo ko no mu magambo avuga wumva nyine yakubwiraga ngo iki ku buryo umuntu yavuga ati ariko uyu musore niho yerekeza tu. Oya magambo yose ngombwa ko yavuga. Tubwira kuko hari n'abandi wenda bibaho. Ni uko bitangira benshi niko nahoze tubwira ko bitangira mu biganiro bikarangira umwana yisanze mu buriri. Weho yakubwiraga ayo magambo ku buryo yavuga ati uyu musore no kwitondera. Hari ukuntu umunsi duhura yarambwiye ngo nicare mu modoka tugende. Tuvuge nta kibazo turaturanye nicare tugende ko yari amaze iminsi amamagara. Turagenda njya numva mbwira amagambo yerekeye kuri sex. Nsotse akakubwira nka gute? Ati se uzampe bizagende gute? Yego. Ntabwo ntekereza ko yavuze ngo uzampe. Niko yavuze. Yaragusabye. Ati yari uzampe. Umubwira guki? Ambwira oya. Wese umuhakanira ako kanya. Ubwo umuhakaniye bigenda gute? Yumuhakaniye ntabwo yongera kuguhamagara birangira uryo nyine ni witumenya ko ariyo papa si ari muzanye. None ubwo tuvuge ko abakobwa batwita bano bana wenda muri no mu myaka imwe batwita ni ikibazo cyo kutamenya guhakana cyangwa rimwe na rimwe nabo baba banabishaka? Ku ruhande rumwe hari ababa babishaka bo umubiri wabo ubishaka ni ukuvuga ngo nta muntu umubiri we utabishaka bibaye ngombwa ariko hari n'abantu mbese atareba ku ngaruka zabyo. Agata yumva wenda umuntu amuhereje ikintu agata ashiduka. Nukubaho nawe ujye ubishaka rero ariko wenda sinzi ukabigenza gute? Oya rega ni mindset ntabwo njye nabishaka ko ntabwo mba nabyisetinze. Nta na rimwe rero ujye ushaka gukora imibonano mpuzabitsina? Ntabwo njye mbishaka. Ibanga ni irihe? Ibanga nuko nabitekereza.
ubwo ntutubeshye wenda ushobora kutubwira ati ndabishaka wenda namenya ko atari igihe cyo kubikora nkabyihorera neza ubwo buriya nafata umwanya wo kubitekereza nkabishaka no ntabwo bijya bimbaho ni ukuvuga ngo weho wumva uzabitekereza nka ryari mfite umugabo tubana mu nzu nzabitekereza neza ubu ngubu mbitekereje byaba biri bumarire iki yego ni ukuvuga ngo mu myaka yawe 21 nturatekereza iby'imibonano mpuzabitsina uretse wenda n'ababikubwira wowe wumva mu mutwe bitakurimo wumva bitandimo hanyuma dukomeze tuganire ku ngingo nk'izo n'ubundi abakobwa hano hanze uri muri bakobwa rero bakeya bataratekereza kuri iyo mibonano mpuzabitsina ariko hanze nyine bagenzi bawe nibyo nakomeje kukubwira bakomeza gutwita inda zitateguwe bana bari munsi yawe abo mungana ubona impamvu ari iyihe ubona impamvu bakomeza gutwita ari iyihe kuko imibare ikomeza kugenda yiyongera impamvu imibare ikomeza kwiyongera hano hanze hari ibishuko byinshi kuba hari ibishuko byinshi rero n'abakobwa bakabigiramo uruhare nk'uko nabikubwiye yego niyo mpamvu umubare ukomeje kwiyongera kuri we nta muntu ugushuka wagushuka kuko iyo uvuze ibishuko koko biranagaragara umugabo hari abana bageze ku myaka nk'iyawe usanga bafite ibitelefone binini bya iPhone kandi we wabo wenda banakenye izo ntekereza ko wenda ni impano baba barahawe n'abashuti babo cyangwa n'abagabo cyangwa babita ngo n'abaterankunga cyangwa we nta muterankunga ugira hagati aho eshanje nawe ngira ntutubeshye ariko ndi kukubwiza ukuri nta muterankunga mfite hanyuma ibishuko nk'ibyo kubyirinda biroroshye nkawe wakoreshaga agatelefone ka matushe haje umuterankunga ugiye kuguha iPhone 13 biroroshye kubyirinda biroroshye cyane iPhone rega n'umuntu yazayigurira ntago ari ngombwa kwitega ku muntu ugatanga umubiri wawe kuko ngo kubera iPhone kuko ushobora kumuhereza umubiri wawe n'ubundi akawangiza mu gihe gito ufite ibitekerezo ntekereza ko ari abakobwa bakeya babifite wowe ibyo bitekerezo byawe bivashye ni wakuze ariko ababyeyi bakubwira ngo jya unyurwa na kamatushe yawe genda mbona ibintu byinshi inshuti zanjye wenda batera inda n'iki ni byinshi cyane mbona bikamereza isomo rero bikanyigisha niyo mvano yabyo urwego uriho hari umugabo wagufata ku ngufu oya birashoboka yego birashoboka ko yagufata ku ngufu kuri uwo mugabo yagufata ku ngufu byagenze gute cyangwa ubundi iyo bavuze gufata umuntu ku ngufu wowe wumva ari byagenze gute byabaye gute kumukubita umutego ukamushyira hasi ni ukumufata amaboko ni ukumukingirana wowe wumva biba bimeze gute nyine ni kwa kundi umuntu akora sex by force ni ukuvuga ngo hari ukuntu umukobwa ashobora kugenda nk'ahantu nk'uko nashanga nkaza ntazi ahantu ngiye twari turi kuvugana kuri fone naza wenda ugahita umbwira dukoreye ikiganiro hariya wenda aho hantu mwinjira nyine bikarangira wenda umumaye amazi arimo nk'akantu ni ibyo ngibyo n'ibindi biraba muri muzima gutyo tuganira nk'uko tuganira hari umuntu wagufata ku ngufu uko ubitekereza ashobora kundusha imbaraga akamfata ku ngufu aho imbaraga ubwo we gufatwa ku ngufu ni igihe umuntu yakurushije imbaraga rwose ukavuga ati sinarwana na tekinike yindi ni yivuze iriya nkubwiye iriya nabyo ndabyumva ariko se nk'ubu uri muzima hari umuntu ushobora kugufata ku ngufu sinabikubwiye akoresheje imbaraga ko njya numva ko abakobwa nta muntu barusha imbaraga oya barabarusha cyane hanyuma ubona we n'icyo ukora kugira ngo utazagwa muri iyo mitego ubwo urumva niba hari ikintu cya mbere ubwo ntujya usura abahungu rero njyewe uvugisha ukuri ndi kukubwiza ukuri ndi kukubwiza ukuri ni iki utinyira gusura abahungu reka gusura abahungu ubundi umubiri w'abagabo uhora ushaka abakobwa rero ndamutse ngiye kumusura akanyangiza ni nanjye waba wabyiteye iyo ubonye nk'umwana uri mu myaka yawe ujya mu mageto y'abasore wowe ukamubona asohotsemo wumva ko byagenze gute ni iki gihita kikuza mu mutwe
ikintu kiza mu mutwe nshobora gutekereza ibintu bibiri. Ntekereza ko ashobora kuba avuye mu bintu bitari byiza urabyumva, cyangwa se avuye no kumusura, ashobora kujyamo ari musaza we ntawamenye. Oya atari musaza we, ni inshuti ye kwa kuba. Akenshi muri sosiyete byumvikana ko avuye gusambana. Bamutereye inda nkaho bawumva buriya hari ibintu abantu bakunda kuvuga cyane cyane bakavuga ngo ariko abana b'abakobwa nabo ntabwo boroshye, nubwo bamuteye inda yewe nawe ntiyoroshye, nawe ubona ko ari abakobwa batoroshye. Nanjye ndabibona. Gute? Abakobwa batoroshye barahari, hari abakobwa bashotora abagabo. Duhe nk'ingero ku buryo uvuga ati yaboneka mwa abakobwa bagenzi banyu nubwo natwe badutera inda hari igihe ubigiramo uruhare nka gute? Nshobora kuba ndanga nkafata fone nkamagara umutipe nkamubwira dore ngeze iwawe ndi gushaka akazi. Urumva nyine nanjye ndi mu babigizemo uruhare kugira, kandi ntago mwapfa kubonana gutyo gusa. Naba mbigizemo uruhare kugira ngo baneye inda, naba mbigizemo uruhare kugira iyo nda iterwe. Wari n'imyambarire ikurura abagabo Ngo yego. tubwire nkawe ni iyihe myambarire ku buryo uvuga ati nyaboneka nubwo umukobwa yambaye ariko ibi nabyo bishobora kumutura mu byago by'uko yasambanywa cyangwa bakamufata ku ngufu? Niko numva bavuga ariko njye ntabwo mbyemera. Kubera iki utemera ko ari imyambarire ngo yanyu mwambare ikurura abagabo? Njye ntabwo mbizi, abagabo numva abantu bamwe na bamwe babivuga, ariko numva imyambarire itagakwiye gukurura umuntu. Kuko biriya ni ibintu umuntu aba yisetinze. Uramutse urebye ukuntu yambaye ntubyiteho nta n'ikintu byagutwara. Tuvuge bajya bavuga cyane cyane abagabo bakunda kuvuga ngo mini ino myenda migufi, ati iriya myenda gusa iraducumuza, mwa abakobwa mwe mujye mwambara kuko urabona ko wambaye neza rwose wikwije, ubanza utancumuza cyane siko bimeze. Hanyuma nawe iyo mini ubona ko ishobora gucumuza umugabo kuko afite amaso, niba avuze ati iyi mini irancumuza uko babyumva nyine. Yego, birashoboka ko yamucumuza bitewe nuko abari kumyereka ahantu adapfa kubona ku bandi bantu bose. Yego, ubwo nabona hari abakobwa bagira uruhare mu kwica ngo mu mutwe niko muvuga. Yego. Ubona byagira izihe ngaruka kuba umukobwa ubwe yaza agambiriye akavuga ati reka njye kumwica mu mutwe? Ingaruka byateza byagira nuko ashobora kuza afite gahunda yo kumwica mu mutwe, agasanga uwo muntu nawe ari tayari, noneho akaba yamwanduza n'indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina, akaba yamutera inda agahita amwangiriza ubuzima ako kanya. Hanyuma turebye nko mu ishusho yawe y'iki gihe, ubona urubyiruko rutinya gukora imibonano mpuzabitsina nka mbere? Oya, ntabwo babitinya cyane nka mbere. Kubera iki wibigereranyije? Kera numvaga abantu bavuga ngo ngo iyo uryamanye n'umuntu bagutera inda urwara sida, ariko ubu ngubu nsigaye numva abakobwa batakibigenderaho cyane. Kubera iki ubwo? Ntabwo impamvu nyizi. Ni iterambere. Ubona ari byo kuba umuntu yavuga ati okay, ubundi ubona umukobwa yagakwiye gukora nk'imibonano mpuzabitsina ryari? Ubundi ibikwiye nuko nyine abantu benshi badashobora kubyanganira. Ibikwiye nuko wabikora ufite umuntu mubana. Ngiye ku ruhande rwanjye niko mbyumva. Ariko ubu ntabwo ariko bikorwa? Hari bamwe babikora n'abandi batabikora. Ariko wenda mu gihe umuntu atarabona uwo babana, ubundi ubona nk'umwana w'umukobwa ukwiriye kuba kuri imibonano mpuzabitsina afite nk'imyaka ingahe ugereranyije? Kuko ngo n'ubu ngo n'aba 16 ngo nabo barabikora. Nyine ntago bikwiye, ariko tena uramutse ubikoze wabanza watekereza, wabanza ubundi umuntu bikwiye kubikora umuntu ufite mu mutwe hakuru kandi mukuru, urugero nk'imyaka 24 cyangwa 5, wende uwo ngo abazi ibyo ari gukora. Nagari nkaho ndi buri hasi. Ariko yumvishe ngo nk'umwana w'imyaka 16 yasambanye cyangwa bamuteye inda cyangwa ngo baramutereta, bumva bimeze gute? Ahubwo nge mitandeba kuri uwo muntu mutereta, nkare ukuntu angana, bashobora kuba bangana. Umuntu bangana rero umva nyine ntabwo bari cyane. Ariko ngo abana bo mu myaka, ahubwo iyo myaka tuvuze ngo hari usanga batemera abantu bangana. Akenshi ntabwo babemera. Impamvu ngo abantu bangana ngo ntabwo batanga amafaranga. Nta kintu, nta kazi baba bafite nta mafaranga. Agahitamo rero
kujya ku bantu bamuruta. iyo ubonye rero umuntu w'umugabo mukuru rwose cyangwa w'igisaza ari kumwe n'akana k'imyaka 18 cyangwa reka tuvuge na 20 da bose nkaho ungana gutyo tuvuge ntabwo umugabo yagutereta se abagabo ntabwo yabura none se abagabo ntabwo bajya batinya sinzi impamvu ntabwo yabura kuneta sibyo ko njye mbibona nkabona nyine se bundi ari kuneta kugira bigende bite. Umugabo uragushukisha ibifaranga akavuga ati rwose ndayamenye ngaya amafaranga cyangwa ntabwo nari nahura nawe. ibanga ni irihe se ni ukukunda kwibera mu rusengero oya ntabwo ari ryo banga sinzi ntabwo muhura nabo sinzi aho baba. ntabwo mujya muhura n'abagabo kuko hari ahantu utuye nabonye haba hari abagabo benshi ku buryo byagorana yuko utahura n'umugabo. Guhura n'umugabo se oya abagabo hari ukuntu uhura nawe none se nk'ubu ngubu nshobora kugenda nkabona umuntu w'umugabo ukuze aramagaritse ashaka kumvugisha ibintu byinshi ngenda komeza none se turi kuvugana ibiki. Hari ukuntu uhagarara wamwubashye nk'umuntu mukuru nyine ugahagarara none ukumva ibiganiro by'ahantu biganisha ukumva ntabwo icyo wari uhagarariye atari cyo gushakira. ase abakobwa baracyabasinyara ngo se haya nzavuye ubu ngubu iterambere ryaraje imbuga nkoranyambaga zirahari telefone byose. iyo utambutse nk'umugabo akagusinyara ngo umva sister wifata gute umugabo aguhamagaye biterwa n'ukuntu aguhamagaye aguhamagaye bityo batekereza ko hari ikintu ari kugushakira cy'ingenzi ukaba wahagarara ukumva ikintu ari kugushakira. wowe umuntu asinyaye gutya niyo waba atari weho urahindukira njyewe ntabwo mpfa guhindukira keretse abikoze inshuro nyinshi nibwo natekereza wenda ko ari kunshaka atanze izina. hari umugabo wigeze agusaba ngo kujya muri lodge nawe ntabwo birabaho. hanyuma ndumva uri umuntu uko bisa kose ushobora kuba ufite ingamba rero waririnze cyane abagabo urabirinda cyane niba ariko nabyumvishe. yego tubwire abagabo ubafata uti cyangwa igitsina gabo iyo bigeze kuri za ngaruka nyine wahoze uvuga ubona ku bandi bana mwabyirukanye ubu bafata gute? abagabo ngiye ukuntu mbafata nk'abantu nyine batangenewe ntabwo ari abantu banjye numva nyine ko bazangenerwa wenda ku gihe cyabyo. yego iyo umubonyemo umugabo ukurikije wenda n'abana batwite hano ubabona nk'abantu babi ni abantu beza? abagabo bose ntabwo ari abantu babi ariko abenshi ni abantu babi kuko baba bagamije ariko urukumbaza abagabo bubatse abagabo batereta abakobwa nk'abo. yego ndi kukubwira ngewe mbabonye ntabwo bose mbafata nk'abantu babi kuko bose ntabwo baba bafite papasi imwe. yego ariko nyine umugabo yaje kugutereta ndi kukubaza isura y'umugabo uza kugutereta wowe umugabo uje kunereta nyine mufata nk'umuntu mubi numva ko nta cyiza nzaniye. niyo yaba afite impano yakuzaniye nyinshi impano cyane ntabwo zanshitura. hanyuma reka tuvugeho gatoya ku ishuri muriga uri n'umunyeshuri ugeze mu wa 6 hari amaraporo menshi agaragaza ko hari n'abarimu ngo batereta abanyeshuri bijya bibaho ku mashuri ese mubyitwaramo gute? icyo kintu cyo gutereta abanyeshuri ngewe ntacyo njya mbona nta kintu nakivugaho kuko ntabwo nari nabibonye. ariko bitekerejeho wenda nubwo bitaba hari iwanyu ubona ari ikintu kigaragara gute? ibintu bishoboka abarimu babigisha mu mungana ku buryo bari mu rwego rwo kubatereta cyangwa ubona namwe ari ibintu byo kwamagana? birashoboka ko umwarimu mwamungana ariko ntabwo ari byiza kuba yagutereta ukiga. ikintu cyerekeranye n'ababyeyi bose si bamwe ariko ababyeyi b'iki gihe abenshi ntabwo bakibonera abana umwanya kuko ubuzima bwarakaze umwanya mwinshi bawuharira ku kazi. mukumva byagiriza ingaruka abana ntabwo babura inama bagakwiye kubona n'uburere. yego ababyeyi bari busy n'abana nabo bakagera busy. hari imyumvire yabagaho kera abantu batarasobanukirwa ngo gukora imibonano mpuzabitsina ngo ukiri umukobwa ngo byongera amabuno ngo bigabanye ibiheri we nabonye nta n'ibyo nawe ufite ibyo biracyabaho muri ino minsi muracyabyumva? iyo ni imyumvire ishaje ntabwo ari byo
nkuko twege twarabyize twumva ko atari byo naga ari byo bituma umuntu ngo ibyo biheri bishira ahubwo nuko igihe kiba kigeze bigashira nta bantu bumvishe batwise muri ubwo buryo ngo bagiye kugerageza gusa shana ngo ntabumva ketse ingero wa prof bagendaga baduha gusa ntago tuba tuzi ko byabaye hanyuma tuvugana ku musozo w'ikiganiro cyacu umukobwa bakwiye kwitwara ate muri ino si wagaragaje ko iriho abagabo ngo barebe umukobwa akamubonamo imibonano mpuzabitsina abakobwa ukuntu bagakwiye kwitwara bagakwiye kumva ko akishyiramo icyizere ko imbere ye ariho heza kurusha by'ako kanya ari kubona abantu bari kumushukisha akirinda ibishuko byahanze kuko ari byinshi akirengagiza mbese kuko aramutse atabyirengagije ni hahandi nyine byanamukurura aramutse abyitayeho cyane kuko abagabo ni benshi cyane kandi bafite amafaranga baranayatanga bisaba rero kwijijisha akirengagiza ibyo byose ahubwo bakavuga ngo iki gihe n'iki ngiki iyi iPhone ari kumereza nzayigurira abagabo buba ni we butumwa zo babagenera abagabo butumwa nabaha bajye bareba ubundi akenshi abagabo bakunda gushuka abakobwa n'abagabo baba bafite abagore rero bajye bakunda abagore babo nk'ukuntu babashatse bareka abakobwa erega hari ukuntu ushuka umwana bikaba byakugiraho n'ingaruka zo gufungwa cyangwa ukamwangiriza ubuzima kandi iyo umwangirije ubuzima akenshi nawe ntabwo bijya bibura kukugiraho ingaruka uvuga ngo abagabo nabo bumve ko ibyo bakorera bizabagiraho ingaruka bumve ko bizabagiraho ingaruka kandi tena atari byiza Alice tugushimire cyane urakoze sibyo murakoze nawe tuzaganira ku iki tuzakivugana cyane ni iki ibyo se ari cyo ushaka kumbaza wowe nagihari tugushimire cyane twizere ko namwe mwari mudukurikiye ibintu bimeze neza cyane twaganiraga n'umwana mwiza cyane rwose ku isura Alice no ku mutima umwana w'umurokore mu restoration siko bimeze ufite n'akanyinya umukobwa ariko ngo yifite inyinya ngo buri umukobwa mwiza cyane simbizi niko numva hari abajya basebye inyinya ariko ngo ntabwo ari nziza hari abantu bayisebya ngo ntabwo ari nziza ngo ni inenge yego kuri wewe ubona ari iki mbona ari nziza kuko nyifite ndayikunda nta jambo rijya rikunanira kuvuga ntabwo nahita nditekereza aka kanya urumva hari abaduseza ngo abantu bafite inyinya ngo ushobora kutavuga ngo isosi isosi n'ubu abantu bafite inyinya bihariye iki nta kintu baziho cyihariye ni uko bakunda guseka cyakoze kubera iki bakunda guseka sinzi nanjye abantu benshi bafite inyinya mbona bakunda guseka ntabwo impamvu nyinshi ubwo nta karanga bwiza urakoze cyane kandi tukwifuriza amahirwe mu mashuri yawe no mu buzima bwawe n'ibyo upanga gukora murakoze cyane The Zoom TV 24 kanda aho hatukura handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video utasanga handi The Zoom TV 24